natorotse ntago nge natoroka igihugu kora ko igihugu kiri indani muri ngewe ntago rero nakwitoroka ntago byakunda abavuga ko wahunze igihugu abangaba ntabwo wahunze igihugu ariko se nawe azahunga ndeye ko igihugu agihunga wahungira igihugu se hehe yego mukwano kwanjye ntago mfite ikibazo n'igihugu gifite wenda n'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri banzengereje aho ngavuga ati nindamuka wenda nshatse kwirwanaho turakuza gushiduka wenda nakoze n'ibigize ibyaha kacha kuri wenda nshyira a distance hagati yanjye nabo nonze kuza kwenda kuba nababwira bari buze kuza ko banyumva yego abo bantu babiri bakuzengereje rero mbere ko twinjira mu nkuru no kugarizwa bikagera naho uva mu gihugu dusobanurire ku bantu badukurikiye ikibazo ni ikihe bimeze bite hano kugirango n'abantu benshi ama YouTube agiye kwa uploading ibintu ni menshi urumva yego ubu turi kuvugana ntabwo uri kumva kuri TikTok na connectinze no kuri X kuri Twitter so ndashaka kugira ngo ngutega amatwi twumve imva n'imvano yatumye wurira imodoka ugasohoka mu gihugu ni iyihe byagenze dufitiye ikibazo mbere na mbere turaza kuza wenda kuba twabihera ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda yego kano kanya biragoranye kugira ngo nze kumenya inkuru ya nyayo n'itari ya nyayo ongera ijwi ndimo ndavuga ngo yego biragoye kugira ngo nze kumenya inkuru y'ukuri nakoze ku muntu cyangwa se inkuru itari y'ukuri kuko ni inkuru y'ukuri igize ukuri hari igihe usaba biza kurangira iteye nyirayo kubura amahwemo yego ukisanga ibyo bintu bigize icyaha yego ariyo mpamvu ushobora kuza kwibaza niba wenda gukora inkuru ari byo cyangwa se atari byo yego uri kubyumva ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari abantu bari kubyuririraho akaza akakubaga mana akagukoraho inkuru itabaho ya nkuru y'ubugome bwa nyuma ariko we wamusubiza woroheje akagenda akajya kwirizariza bafite ukuntu barira nyine bazi gutera abantu imbabazi ariko barangiyewe burya niyo nababaye ntago nshobora kurira ngo marira nyabone ahubwo nshobora kunarakara cyane wanambona ukagira ngo ninjye mugome koko ariko we akagenda nyine akagatinga nk'umuntu w'inzira karengane bafite ukuntu wagira ngo nibyo baminujemo muri segonderi cyangwa mu makaminuza